Mu gace kamwe ko mu murwa mukuru hari igipangu kinini cyari gituwemo n'abantu batandukanye. Harimo abasore b'abamotari, harimo abakobwa bakoraga mu maduka, abacuruzi baciriritse n'abakozi b'indi mirimo itandukanye. Abenshi bari abantu bari baraje gushakira ubuzima kuri imiryango yabo. Muri icyo gipangu habagamo umukobwa witwaga Kantina. Kantina yari umukobwa mwiza cyane, akeye kandi ahora asa neza. Ntiyakundaga kuvugana n'abaturanyi be cyane, kandi ntiyari umuntu ukunda kwicara mu mbuga ngo yivange mu biganiro by'abandi. Icyo abantu bose bamwibazagaho nuko nta muntu n'umwe wari uzi icyo akora. Bamubonaga aza nimugoroba yambaye neza, rimwe na rimwe akinjira mu nzu y'akamara iminota mike gusa akongera akagenda. Hari n'igihe atahaga mu rukerera abandi bagisinziriye cyangwa agataha bari kubyoka. Abaturanyi batangiye kwibaza byinshi. Hari uwavugaga ko ashobora kuba akora mu kabari, abandi bakavuga ko ashobora kuba afite aho ari irondo. Uko iminsi yagendaga ishira niko inkuru zamuvugagaho zagendaga ziyongera. Kubera ko muri uwo mujyi habagamo abakobwa benshi batunzwe no kwicuruza, abantu benshi batangiye gufata umwanzuro ku cyo akora. Batangiye kuvuga ko nta kindi ashobora kuba akora uretse uburaya. Barushijeho kubyemeza igihe hari umugabo wazaga kumusura akamara amasaha 2 muri ghetto ye. Hashira iminsi 3 hakaza abandi basore 2 bakambara iminota nka 35. Nta n'umwe wigeze abona ibyo bari barimo, ariko bahise bamucira urubanza bemeza ko ibyo batekerezaga ari ukuri. Nawe ntiyari kuza ngo abasobanurire ibyo bari barimo, kuko yaragikomeje kwimenyera ibyo ativanga nabo mu gipangu cyane. Nawe yasabwaga guha raporo. Bamubonaga asa neza kandi afite amafaranga yo kwishyura inzu nziza kurusha izo benshi babagamo muri icyo gipangu, bityo bakumva ko hari ibanga ryihishe inyuma y'ubuzima bwe. Kantina we ntacyo yari azi ku byo bavugaga, yarahugiye ku buzima bwe. Yaratakaga agafungura urugi akigumira mu nzu, mu gitondo akagenda ubuzima bugakomeza. Ariko uko abantu bamurebaga niko amagambo yakomezaga gukwirakwira. Mu gipangu hose izina rye ryari rimaze kuba inkuru. Abantu bamuganiragaho kurusha uko baganiraga nawe. Hashize amezi make abantu bo muri icyo gipangu babonye indi mpinduka. Kantina ntiyarakiba wenyine. Hari haje undi mukobwa witwaga Diana. Bamwe mu gipangu batangiye gukeka ko ari mwene wabo, kuko buri wese yabonaga ko bafitanye agasura kandi bakaba bari babanye nk'abavandimwe. Mu minsi ya mbere nta kibazo cyari gihari. Diana baga ari kumwe na Kantina mu rugo bagatemberana, kandi bose ntibavugishe cyane abo mu gipangu, uretse wenda nko kubasaba amazi mu gihe batavomye, nabwo bikarangiriraho. Hari mu mujyi abenshi bamenyaga ibyabo. Kantina na Diana barajyanaga bagatahana, rimwe na rimwe Diana akirirwa mu rugo cyangwa akaharara Kantina adahari. Abaturanyi bo babafashe nk'abakobwa babiri bashakaga kubaka ubuzima bicuruza. Ariko ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Kantina yakomezaga kubura mu rugo kenshi. Iyo yabaga adahari, Diana azanaga abasore n'abagabo batandukanye. Hari abinjiraga nimugoroba bagasohoka mu rukerera, n'abazaga bakamara amasaha menshi, ku buryo abaturanyi batangiye kubibona. Ubwa mbere babifashe nko gusurwa bisanzwe. Nyuma babonye bibaye umuco, inkuru zikomeza gukwirakwira no mu bandi bantu bari baturiye icyo gipangu. Ni igipangu cyari gituye hagati y'ibindi, ariko ku nkengero hari amaduka ahacururizaga, ahacururiza ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Amakuru yavuye muri icyo gipangu rero agera no muri abo bose bari batuye muri urwo rusisiro. Abantu bavuga ko umukobwa mushya yicuruza, ariko kubera ko yabaga mu nzu ya Kantina, benshi batangiye kwemeza ko bakora ikintu kimwe. Nta muntu washakaga gutandukanya ukuri n'ibihuha, kuko ntacyo bari bazi. Bose bahisemo kubashyira mu gatebo kamwe. Kantina yakomeje kugenda no kugaruka nk'ibisanzwe, atazi ko izina rye ryari rikomeje kwangirika. Ibyo bitararangira, hari undi mukobwa wa gatatu witwaga Vive. Vive ntiyari afite akazi kazwi, ntiyari afite ubucuruzi akora bugaragara cyangwa se ngo ahaze abantu bo muri icyo gipangu bamuzi, ariko yahise atangira kubana na Diana. Abo bakobwa bombi bagendaga basohoka bagatahana abagabo batandukanye. Abaturanyi bose barabibonaga. Icyakora Kantina we yakomezaga kubura kenshi mu rugo. Iyo yabaga adahari nibwo ibintu byinshi byaberaga iwe. Buhoro buhoro abantu bo mu gipangu batangiye kwizera ko iyo nzu yose ibamo abakobwa bicuruza, ku buryo abasore bamwe na bamwe bo mu gipangu bumvaga bazajya kwiguriramo bagakuramo umwe, kuko abo bakobwa bari beza ku rwego rwo hejuru. Ikibazo nuko batekerezaga ko batabona amafaranga yo kwishyura, kuko bibwiraga ko mu kwicuruza kw'abo bakobwa baca amafaranga menshi. Nta muntu wari ugikeneye ibisobanuro, kandi nta muntu wari ugishaka kumenya ukuri. Urubanza rwari rwaraciwe, kuko ibyo bakekaga bitari byo bahimbaga, ahubwo ari byo babonaga. Kantina yaramaze kwamamara nk'umukobwa ucuruza umubiri we, nyamara nta muntu n'umwe wari warigeze amubaza icyo akora cyangwa uko abayeho. Mu gihe abaturanyi bari bamaze kumushyira mu cyiciro kimwe na Diana na Vive, hari umuntu umwe gusa utaremeranyaga neza n'ibyo abandi bavugaga. Yitwaga Niyeri. Yabaga mu cyumba cyari giteganye n'icya Kantina. Nawe ntiyari azi ukuri, ariko ntiyari nashakaga guhamya ibyo abandi bavugaga batabihagazeho. Icyakora nawe yari afite amatsiko nk'abandi bose. Mu mezi yakurikiyeho, ibintu byatangiye guhinduka mu buryo bwatumye amagambo yavugwaga kuri Kantina arushaho gukwira hose. Ubusanzwe yajyaga aza muri ghetto rimwe na rimwe,
ariko icyo gihe yatangiye kubura inshuro nyinshi kurushaho. Hari igihe hashiraga icyumweru cyose ataranahakandagira, abaturanyi bamubona nabwo bakamubona aje rimwe na rimwe nijoro, ubundi akongera kubura. Kubera ko nta muntu aruzi ubuzima bwe bwa nyabwo, buri wese yatangiye kwihimbira ibisobanuro bye. Bamwe bemezaga ko ashobora kuba yarabonye umugabo umukodeshereza ahandi, abandi bakavuga ko yaba yaratangiye gukorera mu tundi duce two mu mujyi, kuko abakobwa bicuruza bagiraga ahantu bakorera aho bategeraga abagabo buri munsi. Mu gihe ibyo bihuha byakwirakwiraga, Diana na Vive bakomezaga kuba muri ghetto. Nta n'umwe watinyukaga kubabaza impamvu Kantine atahaba cyangwa aho yaba yaragiye. Apfa kuba yarishyuraga inzu gusa, nta kibazo afitanye na nyir'ibyondo. Abantu babonaga uko abo bakobwa bakomezaga kwakira abagabo batandukanye, bagahita bemeza ko Kantine nawe ari muri uwo murongo. Umunsi umwe amakuru mashya yatangiye kuvugwa muri icyo gipangu. Hari uwavuze ko Kantine afitiye abantu benshi amadeni, undi avuga ko hari aho yari yarafashe ibintu ku nguzanyo akaba atarishyura. Uwo ni umucuruzi umwe bari baturanye wari waramuhaye ibintu byo kurya, ariko nyine Kantine agakomeza kubura cyane kandi ataramwishyura. Hashize amasaha make gusa, ayo makuru yari yamaze kugera kuri buri rugo rwo muri icyo gipangu. Nyamara Kantine yaje kumwishyura, ariko umugabo ntiyagaruka ngo ababwire ko yamwishyuye, ahubwo bakomeza gukwirakwiza ibihuha. Abantu batangiye kubihuza n'ibindi byose bari basanzwe bamukekaho. Bamwe bavuga ko abakiriya be batakimushaka nk'uko byahoze, bityo ko yatangiye gukena. Abandi bavuga ko yaba yarashaje mu mwuga akora, bityo amafaranga akaba yaratangiye kubura. Hari n'abemezaga ko yaba yarahunze amadeni kubera ko atari agifite ubushobozi bwo kuyishyura. Uko umuntu yavugaga inkuru ye niko yiyongeragamo ibindi atigeze abona kugira ngo irusheho kuryoha. Mu minsi mike gusa, abantu bari bamaze kurema amateka ya Kantine atarigeze abaho. Iyo abaturanyi bicaraga hanze nimugoroba, izina rye ryazaga mu biganiro inshuro nyinshi. Hari ababwiraga abandi ko atazongera kugaruka, bamwe bakemeza ko umunsi azagarukira azaza gutwara ibisigaye mu nzu ye agahita yimukira ahandi. Hari n'abavuga ko ubuzima bwe bwari bumaze gusenyuka burundu, ariko bose bagahuriza ku kintu kimwe. Kantine yaramaze kuba umuntu abantu bose bafataga nk'uwarangiye. Hashize iminsi mike Kantine atagaragara muri ghetto, Diana na Vive bo bakaba bari bamaze iminsi 3 badataha, bagarutse bafite imyitwarire idasanzwe. Bageze mu gipangu kare ku manywa, batangira kuganiriza abantu bari bicaye hanze. Bavugaga bafite icyizere cyinshi ku buryo byasaga naho ibyo bavuga ari ukuri kudashidikanywaho. Abo bakobwa ntibavugishaga abantu bo mu gipangu, ariko baraje bababwira na Kari Murori. Bababwiye ko baje gutwara ibintu byo mu nzu babanagamo na Kantine. Bavuga ko yabambuye amafaranga yabo, ko yabasigiye amadeni, banavuga ko yabahohoteye mu buryo butandukanye kandi ko atarakibafata nk'abavandimwe cyangwa inshuti. Abantu batangiye kubatega amatwi kuko bo bashoboraga no kwemera gushiririza inkono cyangwa bakaburara, ariko bakiyumvira inkuru. Iyo yari irenze izindi zose bari barumvise noneho. Ariko ibyo ntibyari bihagije. Diana yahise atangira kuvuga amabanga abantu barimo amaze igihe bakeka. Yabwiye abantu ko Kantine nawe ari umwe mu bakobwa bicuruzaga, avuga ko ibyo abantu bavugaga byose ari ukuri. Vive nawe yongeye ko bamaze imyaka bakorana muri ubwo buzima, ariko ko bagenda bamuguriza amafaranga akayarya, andi akayasangira n'abagabo be, akagura amatelefone ahenze akayagurisha, kandi ngakayasangira n'izindi ndaya. Ayo magambo yabaye nk'umuriro uguye mu byatsi byomye. Abaturanyi bahise babyemera nta gushidikanya. Nibigoraga banabaza utubazo twatundi ubaza umuntu uri kuvuga ibintu bidahura. Bo bumvaga ko ibyo bari bamaze igihe bakeka byose byemerwa n'abantu babanaga na Kantine ubwe. Mu kanya gato gusa abantu batangiye gufasha Diana na Vive kuvana ibintu mu nzu. Wagira ngo nabo nta bwenge bagiraga, nta no kwibaza uko Kantine azabyakira, cyane ko ari we warakodesheje iyo nzu. Ariko nanone ntawashakaga kwivanga mu bibazo by'abavandimwe. Intebe zatangiye gusohorwa, utubati turatwarwa, amasafuriya, amasahani n'ibindi bikoresho byo mu gikoni biragenda, yewe n'imyenda irapakirwa. Abantu bamwe babafashaga bari kuvuga ko bari gufasha mu gukemura ikibazo, abandi bakabikora kubera ubucucu gusa bw'ikigare. Hari n'ababikoreraga kwishimisha gusa, bashaka kureba utuntu twari turi muri iyo nzu itarinjirwagamo nabo mu gipangu. Muri abo bose umuntu umwe gusa niwe wabonaga ko ibyo bintu bitari kugenda neza. Uwo nta wundi ni Niyeri. Niyeri yarebaga uko ibintu biri kugenda, akumva umutima utamwemerera kubifata nk'ibisanzwe. Yegere Diana na Vive babaza impamvu bagurisha ibintu nyirabyo adahari, abibutsa ko bishobora guteza ibibazo bikomeye, abasaba gushaka abayobozi bakabikora mu buryo bwemewe no gushaka Kantine mbere yo kugira icyo bakora. Ariko nta n'umwe washakaga kumwumva. Diana na Vive bakomeje gutwara ibintu nkaho nta kibazo gihari. Abantu benshi bo mu gipangu nabo bari bamaze kwemeza ko Kantine atazagaruka ukundi. Mu masaha make gusa inzu yari yuzuyemo ibintu yari yarangaye yibereyemo ubusa. Ibyinshi byari byatwawe, bimwe byagurishijwe, hari n'ibyanyanyagijwe. Niyeri yatekereje kuzana umuyobozi w'isibo, undi mutima uramubuza. Yatakambiye Diana na Vive abasaba gusiga nibura amatera, byo barabyemera. Mu mugoroba igipangu cyose cyari cyamaze kwizera ko Kantine yarangiye burundu. Ku munsi wa gatatu guhera ubwo, saa 6 z'ijoro zegereje, nibwo yongeye kwinjira mu gipangu anyuze ku irembo.
Yageze imbere y'inzu ye, abandi bose baryamye, abona Niyeri hepfo ari gutereka isafuriya ku mbabura yari amaze gufatisha ku kanya. Yaramusoje, Niyeri yikiriza atavuze amagambo menshi. Kantine yabanje guhagarara umwanya muto arareba. Urugi rw'inzu ye rwari rufunguye gato. Yinjiye imbere akubitwa n'inkuba akibona inzu yambaye ubusa, hasigaye matera gusa n'ibintu bike byari bitagifite agaciro. Ntiyigeze arira cyangwa ngo avuge. Yicaye kuri matera iminota mike gusa acecetse. Umunaniro yari afite wari mwinshi kurusha umujinya ari kugira. Yarongeye arasohoka aza amwenyura. Muri icyo gipangu nta muntu wari warigeze kuganira birenze gusohozanya. Yahagaze iruhande rw'akanya gato mbere yo kuvuga, hanyuma arivugisha ati, nibwo utangiye guteka se Niye? Niyeri yubuye amaso aramureba aravuga ati yego. Kantine ati nahuritse cyane uyu munsi kandi ndashonje. Niyeri ataranamusubiza yamurebye kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Mu mutima we yahise yibuka ibintu byose yari amaze amezi menshi yumva abantu bamuvugaho. Yibwiye ko ashobora kuba ari amayeri yo gushaka harara cyangwa se umuntu wo kumwitaho muri iryo joro. Kantine yongeye kuvuga mu ijwi rito ati nta mbaraga ngifite zo guteka nonaha. Niyeri yakomeje kumwitegereza ageze aramubwira ati nindangiza guteka ndaguhamagara dusangire. Kantine yamurebye nk'utabyumvise neza ati uvuze? Nawe ati ndaguhamagara. Kantine turakoze. Nta kindi yavuze. Yahise asubira mu cyumba cye. Niyeri asigara atetse ariko afite ibitekerezo byinshi mu mutwe. Yibazaga impamvu yari yemeye ko basangira, gusa akanibaza niba koko uwo mukobwa yarameze nk'uko abantu bamuvugaga. Mu gihe ibyo byose byamuzengurukaga mu mutwe, Kantine yari yageze mu cyumba cye yicaye kuri matera. Yagerageje gutegereza ko amafunguro ashya, ariko umubiri wari wananiwe cyane. Mbere yuko Niyeri arangiza guteka, Kantine yari yamaze gusinzira. Niyeri amaze guteka, yafashe umwanya wo gutunganya amafunguro neza akayashyira ku meza mato yari afite. Yategereje iminota mike yibwira ko Kantine ari buze kwisohora, ariko ntiyaje. Uwo yumvaga yarakomeza kureba, yasohoka agahita amubwira ati nasoje, ariko ntiyasohoka. Yahisemo kumukomangira, akomanze bwa mbere Kantine ntiyasubiza, yongera gukomanga. Nabwo ntiyamwumvise, bituma akomeza gukomanga inshuro nyinshi. Nyuma y'igihe gito, Kantine yaramwumvise aza ku muryango. Yabyutse ari mu bitotsi byinshi. Yaramubwiye ati mbabarira, nahise nsinzira. Niyeri ati ngwino dusangire. Kantine yaramukurikiye, bicara ku meza amwe bwa mbere kuva bamenyana. Ibiryo ntibyari byinshi kuko umusore byasaga nkaho yari yatetse iby'umuntu umwe n'igice. Ariko kuri Kantine byari nk'igitangaza. Mu gusangira buri wese yaracecetse. Bamaze kurya, Kantine yarebye telefone yari afite abona yazimye. Yayikuyemo arayitegereza aramubwira ati nta sharijeri mfite. Niyeri ati yarabuze? Kantine ati barayitwaye. Niyeri ati urabizi ko bagutwaye ibintu wabibonye ko utatangaye? Nawe atababitwaye ndabazi baransahuye nyine. Niyeri ntiyavuze byinshi, yumvise amagambo ye ariko akibaza icyo uwo mukobwa amushakaho. Kantine yamusabye kumutiza niba hari indi sharijeri afite kugira ngo nibura telefone ibone umuriro. Niyeri amaze gutekereza akanya gato yamuhaye sharijeri. Yaramubwiye ati niba uhuye n'iyo ukoresha wayitwara nta kibazo. Kantine yamushimiye cyane ahita asubira iwe kuko yaramaze kurya. Niyeri asigara yibaza impamvu yumvaga uwo mukobwa atandukanye n'uko abantu bamuvugaga. Bukeye bwaho kare mu museso, Kantine yongeye kuva mu gipangu nk'ibisanzwe, abaturanyi bamubona asohoka. Hari bamwe bari bamubonye mu birahuri by'amadirishya yinjira kwa Niyeri. Ako kanya ibihuha byongeye kubyoka, abantu batangira kuvuga ko yarayeyo. Abandi bavuze ko ibintu byari byamaze gusobanuka, bemeza ko Niyeri yinjiye mu mubare w'abagabo baryamanaga nawe. Inkuru zakwirakwiriye mu gipangu hose mu masaha make gusa. Niyeri yumvaga ibyo bavuga bikamurakaza, ahitamo kwigira nk'atabazi ntiyabasubiza. Ntiyari afite icyo yabwira abantu bari bamaze gufata umwanzuro mbere yo kumenya ukuri. Mu gihe yaracecetse, ibihuha byo byakomezaga kuvugwa bigakomeza gusakuza cyane. Ku mugoroba w'uwo munsi, Kantine yongeye kugaruka muri ghetto. Yaretse igikapu cyari cyuzuyemo imboga n'imbuto zitandukanye. Hari harimo inyanya zari zatangiye koroha cyane gusaya, karoti zari zimaze iminsi zidakorwaho, amashaza, intoryi n'ibindi biribwa byari bisigaje igihe gito mbere yo kwangirika burundu. Yageze imbere y'icyumba cyabanza kubishyira hasi, hanyuma yegeraho Niyeri yari yicaye. Yabikuye mu gikapu arabimuha aramubwira ati ndabona ibintu bitinda birangirika. Niyeri ati ndabibona. Kantine ati watinze guteka kandi burije dore wicariye hanze kutarafatisha imbabura. Undi ati nari ngiye kuyifatisha nuko nyine manje nicarira ahangaha ngo ndebe akantu banyohereje kuri WhatsApp. Umukobwa ati nabwo bwije ndananiwe, umbabarire niba ufite umwanya ubinekere byose. Niba ugiye guteka nyine aya mashaza wayabiza tukazarya gahoro gahoro. Niyeri yarabyemera amubaza ati niwamfasha se tugatekana ko byakwihuta? Mfite ubute niyo mpamvu naje kwicara hano kandi bwije ndi kumva natinye gufatisha imbabura. Umukobwa yaremeye batangira gutunganya ibyo kurya. Mu gihe Niyeri yafatishaga imbabura kuko atagiraga gazi, Kantine we yarahugiye mu gukata imboga. Uwo mugore wari utandukanye n'indi yose bari bamaze muri icyo gipangu.
nibwo bari bakoranye akantu runaka. Nta muntu wari uri kubareba, bari babiri gusa baganira. Abandi bari bari mu nzu. Uwo munsi akavura kari kaguye bituma bajya mu nzu kare. Naho ubundi bari kuba bakivugira ibihuha bivanze n'ukuri. Inkuru nizo zatumaga bibonera ibitotsi. Mu gihe bari bagitetse, Nire yamubajije ikibazo yari amaze igihe yibaza. Yamubwiye ibyo amwumvaho, aramubaza ati niba ibyo bavuga byose atari ukuri, ubayeho ute ubusanzwe? Kantina yari amaze igihe kinini atagira uwabwira amateka ye yose, ariko umugoroba yumvise ashaka kubivuga. Yavuze ko avuye iwabo amaze kurangiza amashuri yisumbuye, afite inzozi zo kujya mu mujyi agashaka ubuzima bwiza. Yageze mu mujyi abona akazi mu ruganda rwari rutangiye gukora, ariko nyuma y'iminsi 2 gusa ahageze, urwo ruganda rwafunzwe n'inzego za leta nyuma yo gusanga ari byo rutubahirizaga. Mu kanya gato yaragiye mu gihirahiro. Kubera ko atari yagahembwe kandi akaba atarashaka gusubira iwabo amaramasa, yasabye nyiri urwo ruganda kumuha akazi ko mu rugo. Nibwo yatangiye ubuzima bushya bwo mu mujyi. Mu mwaka n'igice yakoranye umurava, yarizigamaga akirinda gusesagura amafaranga ye. Ayo yabonaga yose yarabikaga, birangira ageze ku gishoro cyatuma atangira ubucuruzi bwe. Yakodesheje akazu gato ko gukoreramo ubucuruzi buciriritse gatandukanye n'ako yabagamo. Hashize amezi make yatangiye no gucuruza imyaka. Ubucuruzi bwe bwagiye bukura, amafaranga agenda yiyongera, birangira naho yabaga bibaye ngombwa ko ahimuka, ari we yimukiye muri icyo gipangu. Yavaga mu gipangu akajya gucururiza aho handi, ahantu yagendaga urugendo rw'isaha n'igice n'amaguru. Aho yacururizaga karakumba gato, ntiyari gushobora kujya kararamo ngo abone nashyira udukoresho twose yari yaraguze. Muri uwo mujyi hararagamo abanyerondo b'umwuga, rimwe na rimwe akizera ko batamwiba. Geto yabagamo yari irimo intebe, utubati n'ibindi byinshi, kandi akaryango yakoreragamo nubwo bavuga ko kari akazu keza kanini, ntiyari kubona nashyira ibintu n'aharara, ku buryo ari gukodesha inzu imwe gusa agakoreramo byose. Iyo wabonaga agenda ntagaruke agaca iminsi, hari ubwo yabaga ari kwibonera abakiriya benshi, akemera kuryama muri butike ariko ntasinzire neza nko kuri ari we. Muri icyo gihe nibwo ibintu byatangiye guhinduka. Umukobwa wari bahuje se ariko badahuje nyina witwaga Diana, yaramuhamagaye amusaba ko yamufasha akaza kubana nawe mu mujyi. Kantina yarabyemeye, yumvaga ari ugufasha umuvandimwe bari bahuje se. Mu minsi ya mbere hageze, ibintu byagenze neza. Diana yabaga aho mu nzu Kantina yatahagamo, akamusanga aho yakoreraga bagakorana, ubundi akamubwira ko agiye gushaka akazi, yagaruka akamubwira ko atigeze akabona. Yaramutekeraga mu gihe Kantina atashye agasanga hari ibyo kurya. Nyuma yaho Diana yatangiye kwishora mu buraya. Kantina yaramubujije amugira inama, agerageza kumusubiza ku murongo ariko biranga. Nyuma Diana amusezeranyije ko agiye kubireka. Muri iyo minsi rero nibwo mu gipangu babonaga azana abagabo, rimwe akajya kubirariza aho babo ubwabo, Kantina we yibereye mu kazi, abo mu gipangu bakarushaho kwemeza ibyo bakekaga. Aho Diana yemereye ko agiye gucika ku buraya, yafashe amwe mu mafaranga rero abukoreyemo, aha ibyo kurya bazarya mu mezi 2 yose bari kumwe. Ibyo byose yabihashye ari umwe, yereka Kantina ko amufashije. Akiva kubihaha mu mafaranga ye, yabwiye Kantina ati hari inshuti yanjye nifuza ko yaza hano tukabana. Ifite ibibazo byinshi kandi yambwiye ko azamfasha gushaka akazi. Uwo Vive nawe yaratunzwe no kwicuruza. Kantina ntiyabyishimiye ariko aricecekera kubw'umubano yari afitanye na Diana. Icyo cyemezo nicyo cyaje kumugeza ahantu habi. Vive na Diana barikaga Kantina akajya gucuruza wenyine, bo bagakomeza kwizanira abagabo, ariko bo mu gipangu babonaga bakira abagabo buri munsi, bakagira ngo nawe arabikora. Kantina yabajije Diana impamvu yabisubiyemo, amubwira ko atakibikora ngo bamwishyure, ariko ko atabyanga kubw'umubiri we wamunaniye, ngo umubiri we warabimenyereye ntiyari kubicikaho. Kantina yatangiye gutekereza uko yabikuraho akabirukana, ariko yaburaga ahera amwirukana nk'umuvandimwe we. Mu gihe arakibitekerezaho, yakomeje kumumwenyurira nkaho nta cyabaye. Iyo yageraga abakiriya benshi akumva ananiwe, yiryamiraga mu iduka rye akiyorosa agashoka gusa, bo baba baje kumufasha gucuruza bakemera gutega bakagenda. Nyamara bakomezaga kuzana abagabo cyangwa bakabisangira aho bari, ntibacika ku buraya. Muri icyo gihe iduka ryari ryaragutse, abakiriya bariyongereye kandi amafaranga yinjira mu buryo bugaragara. Ariko uko Kantina yagendaga atera imbere, niko Diana yagendaga amugirira ishyari. Ntabwo ryari ishyari ry'amafaranga gusa, ryari rimaze imyaka myinshi. Diana na Kantina bari bahuje se ariko badahuje nyina. Kuva bakiri bato, ba nyina nabo ntibacanaga uwaka. Buri wese yashakaga ko umwana wagaragara neza kurusha undi. Kantina yatsindaga mu ishuri, Diana agatsindwa. Kantina yakoraga cyane, Diana wari umunebwe. Ibyo byatumaga yumva ko amurusha kugira ishema imbere ya se. Nubwo bari bamaze imyaka myinshi baratandukanye, nyuma akamusanga mu mujyi, ayo marangamutima yari agihari. Kantina we yabifataga nk'ibyarangiye, ariko Diana ntiyari yarabyibagiwe. Yari yararahiriye ko umunsi umwe Kantina azasubira iwabo nta kintu na kimwe afite. Mu gihe Kantina yahugiraga mu kazi ke, Diana na Vive bo bakomezaga gushaka amafaranga mu nzira zabo.
babonaga uko Kantine agenda arushaho kubaterana imbere, abakiriya bamwizera nuko yaramaze kubaka izina ryiza mu bucuruzi, ibyo bikabarya umutima, batangira gutegura uburyo bazamugusha. Umunsi umwe Kantine yajyanye n'umunyonzi kurangura ibicuruzwa mu kindi gice cy'umujyi. Yari yizeye Diana nk'umuntu bakoranaga bafatanyaga byose, ntiyarazi ko bari bamaze gushyira mu bikorwa umugambi wabo. We na Vive bazanye ibicuruzwa bitemewe bya forode byinjizwa rwihishwa, babihisha mu bicuruzwa bya Kantine. Babikoze bazi neza ko nibifatwa nyiri iduka ariwe uzabibazwa. Ntibazanye ibyamufungisha, ahubwo bazanye bya bindi bituma umuntu arazwa muri gereza, ibyo bicuruzwa bya fraude bigakurwamo, agasohoka muri gereza aruko atanze amande, ariko ntibamufungira ubucuruzi. Hashize iminsi mike gusa inzego zaraje bakora igenzura, bahasanga ibyo bicuruzwa byoroheje ariko bitemewe. Kantine ntiyumvaga ibibaye, yagerageje gusobanura ko atari ibye, ariko nta muntu wamwumvaga. Ibimenyetso byose byamwerekezagaho kuko yari nyiri iduka, kandi babimufatana abadayina ntibari bahari. Mbere yo kumutambikana bamusabye ko ahamagara umuntu umwe yizeye akabimumenyesha ko bagiye kumukozamo. Ako kanya atabyumva neza, yapfuye guhamagara Diana babanaga, nubwo yari ari kumukeka ko ari we wabikoze, cyane ko atumvaga ukuntu byajemo. Yamubwiye wasigiye agafunguzo, maze Diana aza yihuta aragafata. Muri kasho, Kantine amaze iminsi 2 yibaza uko ibyo bintu byagenze mu iduka rye. Mu gihe yarafunzwe, Diana na Viva kuko bari bafite imfunguzo, babwiye abantu ko yabasabye guteza ibirimo byose, bakabona amafaranga y'amande bari bamuciye menshi ngo afungurwe. Batangiye kugurisha ibyari bisigaye byose. Ibicuruzwa, ibikoresho, intebe n'ibindi baragurishije, bajya no kwadukira ibyo mu rugo. Ubwo bazaga muri icyo gipango aho yabaga, niho bahereye bamuserereza ku bandi, bakavuga ko ari indaya yicuruza kandi ko yabambuye amafaranga menshi. Ndetse banavuze ko bamuhahiraga ko ibyo baryaga ari bo babihashye. Ibimenyetso bari babifite, Diana yari yarahahiye ku mucuruzi umwe, yaramuhahiye by'amezi 2. Yari yaramuguzeho ibintu byinshi, rero bose batangiye gutekereza ko ari bo bari bamutunze koko. Bari bamaze kubona abakiriya bo gutwara ibyo mu nzu, baritwarira. Ku ruhande rwa Kantine utaruzi biri kuba, atigeze anabwirwa iby'amande, Diana we yagurishije iduka ryose avuga ko ari kumushakira. Kandi koko kuri izo forode zitari zikomeye, ari uducuruzwa tworoheje ariko tutari twemewe na leta, ntibari kumufunga igihe kinini. Babanje kuba bamufunze iminsi 3 gusa, bamuca amande atubutse cyane. Ayo yari afite kuri telefoni no kuri banki, yayakuye harishyura, baramufungura aritahira. Baramwihanangirije, bamubwira ko niyongera gucuruza forode bazamufunga noneho bakamukatira. Yagarutse afite icyizere ko agiye gucuruza bikaza. Nyamara ageze mu iduka asanga arimuhamagara ngo ubwo nurebe uko bagusahuye. Kantine yahise asubira ku buyobozi, ababwira uko byamugendekeye. Ibyo bikimara kuba hakozwe iperereza, abashinzwe umutekano basanga Kantine burya ari n'umwere igihe yafungwaga, cyane ko nyine abo bakobwa bari bahise bagurisha ibintu byose bakabiteza kuri make, babeshya ko bari kumushakira y'amande. Ageze mu rugo nabwo yasanze nta kintu kirimo, ntiyabitindaho kuko araza bamuhemukiye. Nibwo rero yasangaga Niyeri hanze akamusaba kumugaburira. Uwo munsi yari yahuritse koko. Muri icyo gihe inzego zibishinzwe zari ziri guhiga Diana na Vive, ariko amakuru amenyekanye mu bandi bakobwa bicuruzaga nuko ngo bari bahise bajya mu kindi gihugu. Ibyo rero byasaga n'ibisobanuye ko Kantine agomba kwirwariza kubw'ibyabaye. Umujyi wari umwigishije isomo atari yarateganyije kuziga. Abantu bari bagiye mu kindi gihugu nta kundi bari kubashakisha. Ibyo byose nibyo Kantine yasobanuraga. Niyari amaze kubyumva, yakozwe n'isoni kubw'ibyamukekagaho byose. Utwo turibwa yarazanye kamusaba kuduteka, nitwo yari yasanze mu iduka twarasigayemo. Barasangiye. Niyeri yamaze igihe kinini acecetse nyuma yo kumva iyo nkuru. Muri umugoroba bamaze guteka no kurya, yumvise akwiriye kumufasha muri ibyo bibazo. Kantine ntiyari agifite ubushobozi bwo gukodesha ahantu habiri, aho kuba naho gukorera. N'ubundi ko yabaga nta kintu cyari kikirimo ngo wenda n'icyara bari kurinda. Ubundi yakodeshaga habiri kuko yari afite utuntu mu nzu imwe atatujyana ahandi. Rero kuko ntacyo yarasigaranye, yabwiye Niyeri ko agiye kuva muri icyo gipango, agakoresha udufaranga duke yarasigaranye, akaba acuruza utuntu duke turi aho yibera ahantu hamwe. Niyeri yamugiriye impuhwe, abona ko Kantine atari umuntu wo kwicara ngo abanze kurira, bituma amwubaha cyane. Umukobwa wo kugira ngo arire yigaragure, yari atuje ari gupanga ibyo gukora bindi. Mu minsi 2 yakurikiyeho, Kantine yarazaga bagatekana, akarya, akajya kuryama, mu gitondo akazinduka agenda. Ubwo amagambo yari menshi bavuga ko Niyeri yamugize umugore. Niyeri nawe yarakomeje kubihorera bakavuga ibyo bashaka byose. Nyuma y'iminsi 4, Kantine yafashe material yigendera. Imfunguzo zisigiye Niyeri ngo azazihe nyir'inzu, amubwira ko yamaze kumuvugisha. Muri iyo minsi Niyeri yajyaga kumusura akareba uko byifashe yari ari gucururiza. Nta kindi atekerejeho, yisanze ari gukunda cyane imyitwarire, ubwenge n'umutima bya Kantine. Umunsi umwe yamusuye, yamubwiye bisa nkaho yikinira ati, ukimbwira ibyakubayeho, nahise ngukunda, ubu ndi mu rukundo nawe. Ni wowe mugore wanjye, nta wundi muntu nazakunda utari wowe pe, ahubwo reka ngugurize ducuruzanye.
n'ubundi kuko uzaba umugore wanjye reka muhere amafaranga ucuruze. Kantine yaramwenyuye agira ngo umusore ari gukina. Nili yafashe amafaranga yari amaze igihe azigama, yari yarabikiye umushinga yifuzaga kuzatangira mu bihe biri imbere, ayaha Kantine nk'inguzanyo. Kantine yabanje kuyanga, yumva adashaka kumubera umutwaro, ariko Nili yamusabye kuyafata nk'umuntu bari bagiye guhita banakundana. Yabivugaga aseka, ariko nanone umuntu abona akomeje. Kantine abyemera aseka, arayafata abifata nk'imikino iri aho. Ayo mafaranga ntiyari menshi cyane, ariko yarahagije kugira ngo yongere atangire yihagazeho. Yongeye kurangura imyaka, abakiriya batangira kugaruka. Igihe kimwe ubwo abagore bamwe bo mu gipangu bari bicaye hanze bavuga kuri Kantine, bavuga ko yahunze kubera uburaya n'amadeni, Nili yahisemo kumuvuganira. Yababwiye ko Diana na Vive bamugambaniye, uko bamushinja ibinyoma, uko yafunzwe azira ibyaha atakoze, no kubagurishije ibintu bye byose, byaba ibyo yacuruzaga n'ibyari biri aho ngaho. Abantu ntibahise babyemera, bamufashe nk'uri gushyigikira indaya nawe bavugaga ko yigaruriye. Gusa nyiri igipangu yahise aza kureba umuntu wari uri gukodesha muri iyo nzu yabagamo, aganiriza abaho ko Kantine yahoretse, aje no kwihanangiriza abo mu gipangu bose ko batagomba gusubira mu makosa nk'ayo bakoze, bakemera ibintu bigatwarwa ntibanamuhamagare. Yarababwiye ati nibyo koko barabanaga ari batatu, kandi wenda niba barabanaga bari bafite uburenganzira bungana, ariko umuntu winjiye mu nzu mbere niwe uburi nyirayo. Rero ntimwari kubona bari kubikora ngo mutamuhamagara cyangwa se ngo mumuhamagare. Ibi ngibi bishobora guteza ibibazo muri by'inabi namwe mwabizira. Nibwo babyemeye batangira no kwicuza. Bakozwe n'isoni bagira ikimwaro, bibuka uko bamuciriye urubanza, uko bemeye ko ibintu bye bitwarwa n'uko bamwisinda nta kimenyetso na kimwe bafite, ahubwo yari intwari. Hari n'abifuje kujya kumusaba imbabazi, gusa ntibagiyeyo. Kantine ntibari kumugeraho byoroshye. Yaramaze kwimenyereza ubuzima bushya bw'aho yakoreraga, niyo yaramwitayeho. Yararaga hafi y'ubucuruzi bwe, nta muntu n'umwe muri icyo gipangu waraza aho akorera, kandi ntawe ukimubona. Ubwo nyine yahindutse amateka mu gipangu, ibyo bireka kongera kuvugwaho, cyane ko mu gipangu bamwe bimukaga hakazamo abandi bashya. Icyakora Nili yakomezaga kujya kumusura, ubucuti bwabo bugenda bukomera umunsi ku wundi. Nyuma y'igihe gito, Kantine yashatse kumwishyura amafaranga, Nili aramubwira ati wibagiye ko tuzabana, ahubwo se twapanze uko tuzabwira ababyeyi ko dukundana. Njye ndumva nta gahunda yo gutinda mfite. Kantine atari kugukomeje, ibintu uri kuvuga byo kubana, byo gukundana, uri seriye? Nili ati njye ntabwo njya nkina. Tumaze kumenyana no kwizerana. Niba ukeneye igihe cyo kwitekerezaho umbwire nyiguhe. Niba kandi ntari amahitamo yawe, nkaba ndi umusore utakunda, cyangwa ukaba utiteguye nabwo ubimbwire. Njye ndagukunda, nta wundi mukobwa numva nakunda ngo mukunde mbivanye ku mutima nk'uko kuri wowe bimeze. Ese umukobwa umeze nkawe wamubona he? Nyine ndabizi ko nanjye nigeze ngusaba urukundo, ariko numva ngukunda nawe unkunda, rero nta mpamvu yo kubitinza, nta mpamvu yo kwigira nkaho bidahari. Kantine yabuze uko abyitwaramo muri ako kanya, ahindura ikiganiro. Ariko nyuma y'amezi 3 bisanze bari mu rukundo bya nyabyo. Hashize amezi menshi, ubucuruzi bwa Kantine bwongeye guhagarara neza, ajya mu nzu nini kurushaho. Ntabwo yagaruye ibyo yatakaje uko biri, ariko yaramaze kubirenza. Mu gihe bari bakomeje kubaka ubuzima bwabo, Diana na Vive bo ntibongeye kugaragara. Abantu bemezaga ko bambutse umupaka, bakavuga ko batinya kugaruka kubera ibyo bakoze, ariko ukuri nuko nta muntu wari uzi aho bari. Nta makuru yabo yongeye kumenyekana, babaye nk'ababuriwe irengero. Nyuma y'umwaka n'igice Kantine abwiye Nili byamubayeho, bemeranyije kubana. Bari bamaze gukundana bihagije, kandi barafatanyije ubucuruzi. Kugeza uyu munsi babana mu mujyi, kandi ntibakitaye kuri Vive na Diana. Wowe tugiranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Akenshi abantu baca urubanza ku byo babona cyangwa bumva gusa, ntibabanze kumenya ukuri. Ariko ukuri nubwo gushobora gutinda, amaherezo kurigaragaza. Kandi rimwe na rimwe, umuntu umwe gusa ugutega amatwi mu gihe abandi bose bakwanze, aba ashobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Nadusoreje inkuru y'uyu munsi, naho mu zindi z'ubutaha. Bye.